Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe cyane bene data. Turanezerewe cyane kubw'uyu mwanya mwiza twongeye kubona wo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe ihora ibana natwe ibihe byose, ikaturinda kubw'ineza yayo n'umugambi wayo mwiza. Yaraturinze kuva ukwezi kwa mbere gutangira, iraturinda mu kwa kabiri, iraturinda mu mezi yose uko yakurikiranye, none ubu tugeze mu kwezi kwa 12, ukwezi gusoza umwaka w'2023. Dushimye neza y'Imana n'ubuntu bw'Imana n'urukundo rutangaje byakomeje kubana natwe twese. Imana ishimwe. Reka dutangire dusenga, hanyuma nyuma yo gusenga turaganira ijambo ry'Imana. Mana Data, turagushimiye, dushimiye imbabazi zawe, dushimiye urukundo rwawe. Nukuri utahabaye, umwanditsi yabivuze neza, aravuga ngo utaburinze, atabaye wowe ubera amaso umudugudu ukawurinda, ngo n'abarinzi baba barimo gukora ubusa. Uko ni ukuri Mwana. Ntabwo ari uko twirinze cyane, ntabwo ari uko habaye ibintu bihambaye twakoze kugira ngo tube tukiriho. Turabishimira ubuntu bwawe, turabishimira urukundo, turabishimira uburinzi bwawe bw'igitangaza bwabaye ku buzima bwacu. Icyubahiro ni icyawe. Turagushimiye rero kuduhaye uyu munsi, kandi ukatwemerera ngo twongere twumve icyo tubwira mu ijambo ryawe. Ngwino udufashe utugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe cyane. Muri iki cyumweru dufite gahunda yo kuganira ku ijambo rivuga urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ni rugari, urukundo rw'Imana ruratangaje, ndetse yo ubwayo ni urukundo. Umuririmbyi umwe yabiririmbye neza, araririmba ngo yatanze ikigereranyo cy'ibintu byinshi kandi binini kugira ngo ashake gushaka uburyo yagaragaza uburyo urukundo rw'Imana ari runini cyane kandi turenze no tutanabona uko turusobanura. Aravuga ngo ibyatsi byo mu isi, nawe wibaze ibyatsi uko bingana, ngo wabihindura amakaramu y'abanditsi, ngo inyanja nazo zigahinduka wino. Wino ni umuti nyine w'ikaramu, ku buryo ukojejemo nyine ikaramu kwandika. Nuko yongeraho ikindi kintu gikomeye, akavuga ngo noneho impapuro nazo zo kujya kwandika ngo zikaba ijuru, zikaba ikirere hariya hejuru tureba. Ngo nuko aba banditsi bose abantu bakajya kubyandika ibijyanye n'urukundo rw'Imana. Igitangaje ngo nuko batabimara, ntabwo byakwirwaho. Ni byinshi kandi cyane. Urukundo rw'Imana ruratangaje. Iri jambo tugiye kuganiraho uyu munsi, reka twifashishe amagambo dusanzwe tuzi cyane ari muri Yohana ibice 3 n'umurongo wa 16 n'umurongo wa 17. Aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi w'iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Amen. Iri jambo ni ijambo rikomeye, kandi ni ijambo rikubiyemo ishusho y'urukundo rw'Imana idasubirwaho. Ikintu Imana yakoze kirenze ibindi byose kugira ngo
igaragaza urukundo idukunda, ngo yakunze abari mu isi cyane. Amen. Umva, twongere tubyumve, Imana yakunze abari mu isi cyane. Mbega ukuntu ari byiza. Imana yakunze abari mu isi cyane. Imana yaragukunze cyane. Imana yarankunze cyane. Imana yakunze bene wacu hirya no hino hatandukanye, haba aho turaha cyangwa kure cyangwa hafi cyane. Imana yakunze abo muri Afurika cyane. Imana yakunze abo muri Aziya cyane. Imana yakunze abo muri Amerika cyane. Imana yakunze abo muri Oceania cyane. Imana yakunze abo ku mpera z'isi zose cyane. Umva, Imana yakunze abari mu isi cyane. Haleluya. Irangije muri uko kudukunda itugirira imbabazi, kuko Imana nishimwe kuko irareba. Imana irareba, ntabwo itureba ngo nuko dusenga, ntabwo twumva ngo nuko oya. Imana irareba kandi irumva, igenzura ibyo yaremye byose, ikabireba ikabyitaho, kuko ni umuremyi kandi Imana ni umubyeyi. Muri urwo rukundo rwayo rwinshi yitegereza abari mu isi, yitegereza uko tubayeho, yitegereza uko tumeze, yitegereza ibizaza, yitegereza ibiriho, yitegereza ibyashize. Ibona tumeze nabi, ibona turabo gupfa, ibona turabo kurimbuka, ibona nta mahirwe dufite yo kubaho. Cyane ko twibuka neza ko Satani yari yaramaze gucibwa mu ijuru, ngo yaramanukanye umujinya mwinshi, ngo ashaka abo azahananwa nabo. Imana mu rukundo rwayo rwinshi, haleluya, itanga umwana wawe w'ikinege. Imutanga nk'incungu, imutanga nk'igisubizo, imutanga nk'ubugingo ihaye abantu, nk'amahirwe ya nyuma iduhaye abari mu isi twese. Amen. Iramutanga ngo kugira ngo umuntu namwizera akire, namwizera abone ubugingo buhoraho. Amen. Ijambo rikongeraho ngo ntabwo Imana imwohereza, yari imwohereje nk'umucamanza. Ntabwo Imana yari imwohereje nk'umwami cyangwa nk'umucamanza nyine uje kuvuma abantu bari mu isi no kubaciraho iteka no kubabwira ati ibyo mukora ni uko ingaruka zabyo. Oya, ahubwo yari imutumye, yari imwohereje ifite umugambi wo kugira ngo ahubwo kuko aje ari umukiza, kuko aje ari umucunguzi, kuko aje ari umutambyi mukuru, kugira ngo ahubwo abari mu isi bakizwe nawe. Amen. Urukundo rw'Imana rwavuyemo gutanga icy'agaciro Imana yari ifite. Iyo usomye mu Byahishuwe ibice 5 ukareba iyo nkuru irimo y'ukuntu habayeho Yesu yitanza, akaza akemera uwo mugambi wo kuza gucungura umuntu, ni igitangaza. Imana ishimwe kubw'urukundo rwayo. Niba uyu munsi turiho twaba dufite ubugingo buhoraho, niba uyu munsi turiho twaba dufite ibyiringiro byo muri ubu buzima ndetse na nyuma y'ubu buzima tumaze kuva muri uyu mubiri, ni ukubera urukundo rw'Imana. Bene data, urukundo rw'Imana ni rugari, ruratangaje. Gusa niyo usohotse ukareba ibyo yaremye, ubona ubwiza bw'Imana, ubona urukundo rw'Imana, kandi ibyo byose yarabiremye, maze kubirema ibishyira mu maboko y'umuntu. Ni ukuri urukundo rw'Imana ruratangaje. Imana idufashe kugira ngo turwigireho, tumenye ngo urukundo ruratanga kandi rutanga iby'agaciro. Urukundo rushaka gukiza uwo umuntu akunda rukamukura mu kaga. Urukundo ruzi kwitanga, kuko urukundo rw'Imana iyo dusomye aya magambo tuzi neza yuko kugira ngo umugambi wo gucungura umuntu ugere ku iherezo ryawo, ni uko Yesu yapfuye, kandi urupfu rubi, urupfu rwo ku musaraba. Ibyo rero tubyigireho. Imana idufashe twuzuza urukundo rwayo, kugira ngo natwe ubwo dusigaye mu cyimbo cyayo, dusigaye mu cyimbo cya Kristo dukora umurimo w'Imana, nta wundi uwo murimo, nta wundi, ni uwo kujyana urukundo rw'Imana, ni uwo kujya kubwira abantu uburyo Imana ibakunda, ni uwo kujya
kubwira abantu uburyo Imana kubw'urukundo rwinshi yabakunze yatanze umwana wayo kugira ngo umwizera wese adapfa nabi, atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Mbega twashima urukundo rw'Imana gute! Ntabwo dufite amagambo yo kubivuga, ariko Imana idufashe, iduha umwuka wayo wera kugira ngo buri munsi tujye dushimira urukundo kandi tugaragaze uru rukundo turujyanire n'abandi. Imana ibaho umugisha, muzagira icyumweru cyiza cy'umugisha, uyu mwaka muwusoza amahoro mu izina rya Yesu. Amen.